Showbiz, imyidagaduro icuruza ngerageje kugenekereza. Niba nabikoze buriya narindi hafi. Ngiki gisate benshi bisangamo. Uzi ubusobanuro bw'ibyo arimo n'utabizi, bose baba bakora showbiz. Ntakeneye kumenya imbago zayo, icyo azi nuko arimo gukora showbiz. Ni nka sare irimo amatara menshi, ariko kubona iri kumurikaho ngo bakubone ni ingorabahizi. Akenshi uzanumva bamwe bakubwira ko bisaba gukora ikintu gitangaje kidapfa gutinyukwa n'abandi. Gukora showbiz bisa no gusiga wowe wa nyawe, ugatangira urugendo nk'undi muntu wundi utandukanye n'uwo uriwe, by'umwihariko uwo wifuza kuzaba. Nubwo benshi bavuga ko bakora showbiz kandi neza, ariko hari umwe mu bayikoze kandi ikamuhira. Tekinike yakoresheje uzimenye warenga aho yageze. Uwo nta wundi ni Sabin, umwe mu banyamakuru b'abahanga mu mwuga w'itangazamakuru. Umunyamakuru wa mbere ukurikiranwa n'abantu benshi ku murongo wa YouTube. Ni muntu ki? Reba ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Nukunda inkuru ubitwereke ukoze like. Yumva ndi Divine Rebe. Ngwaye ikaze kuri channel yawe kandi ari nayo yacu. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, biragoye ko waba utarabona inkuru yateguwe ikanatangazwa na Isimbi TV. Niba uri umusomyi mwiza ariko ukaba ukunda imyidagaduro, biragoye ko waba utarasoma inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Isimbi akadomorwa. Ibyo byose ngarutseho ni kimwe mu bice bigize umutungo bwite w'umunyamakuru Sabin. Harya ubundi Sabin ni muntu ki? Sabin yakuze ari umwana wihebeye umwuga w'itangazamakuru. Mu gukura kwe akaba yari afite inzozi ko azashinga igitangazamakuru mpuzamahanga. Kugira inzozi ziremereye gutya kandi ukiri n'umwana, ntawatinya kuvuga ko byari bikomeye ndetse bisa n'ibidashoboka. Byari akazi gakomeye yagombaga gukora kandi nawe atazi uburyo cyazagakora. Mu by'ukuri byasabaga amasengesho menshi n'imbaraga nyinshi cyane. Ibi byatumye Sabin atangira amashuri ye hakiri kare, ayakomeza neza afite umuhate watangaga umusaruro mwiza. Akabikora agamije kugera ku gasongero k'inzozi yahoraga arota buri munsi. Kuzikabya bikaba iturufu ya bwana rwagati mu mukino w'inzozi nyinshi yari afite mu mutwe we. Ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye, Umunyengabe Sabin yahise atangira kaminuza, aho yagiye kwiga itangazamakuru muri kaminuza nkuru y'i Butare. Aha yari afite inzozi yahoranye akiri umwana zo kuzashinga igitangazamakuru cye, ariko urugendo rwari rukiri rurerure cyane. Kubona aho atoborera byasaga no kwikirigita ugaseka. Umwaka w'2008 usa n'uwatanze 8 ku batawufite, ariko n'abawubonye bakongezwa. Uyu mwaka nibwo ibinyamakuru bikorera kuri murandasi byatangijwe. Nyuma y'imyaka 2 gusa ibi binyamakuru bikorera kuri murandasi bitangiye gukora, Sabin yaje kubona akazi ku nyarwanda.com. Sabin akigera ku nyarwanda.com yatangiye kujya akora inkuru zicukumbuye ku myidagaduro. Inkuru ze zirakundwa kubera ubuhanga n'umwihariko byabarizwaga muri izo nkuru yandikaga. Nyuma y'imyaka 2 Sabin akorera ku nyarwanda.com, uyu munyamakuru yaje kuzamurwa mu ntera, areka kuba umunyamakuru gusa, ahubwo anagirwa umunyamakuru ugenzura inkuru mbere y'uko zitambutswa, cyangwa se uwo benshi bazi nka chief editor. Mu mwaka wa 2014 Sabin yaje kuva mu nyubako ibarizwamo inyarwanda.com. Afata umwanzuro wo kuzajya ahagaruka ari uko aje gusura iki gitangazamakuru, ariko ataje nk'umukozi nk'uko byari bisanzwe. Birumvikana yari asezeye ku mirimo ye. Sabin akiva ku nyarwanda.com yakomereje kuri Magic FM, aho yari agiye kuba umunyamakuru w'iyi radiyo. Gusa aha ntiyamaze igihe nk'uko yabyifuzaga, dore ko yaje kuhava nyuma y'amezi make cyane atageze no ku mwaka. Ubundi akomereza urugendo rwe ku gitangazamakuru igihe.com. Sabin ubwo yageraga ku gihe.com byinshi byarahindutse. Inkuru z'imyidagaduro zirandikwa karahava. Ubuhanga bwe bukundwa na benshi, yigarura imitima y'abatari bake muri icyo gihe. Ubuhanga n'ubucukumbuzi byagaragaraga mu nkuru yandikaga byatumye izina rye riba ikimenya bose. Ariko si ibyo gusa byazamuye izina rye, kuko benshi banatangazwaga n'imitwe aho inkuru ze. Sabin ni umwe mu banyamakuru bakora inkuru zifite imitwe cyangwa se titre zitangaje, ku buryo bitera benshi gusoma inkuru ye yose ngo bayirangize bitewe n'umutwe baba babonye kuri iyo nkuru. Mu bindi byazamuye ubwamamare bwa Sabin harimo n'inkuru zaharabikaga abantu yagiye akora ariko bikitirirwa showbiz. Harimo n'izamujyanaga mu manza
ariko kenshi bikarangira yiyunze n'uwo yaharabitse ubundi ubuzima bugakomeza. Murungi Sabin yakomeje gukora cyane ndetse ibyo akora bigakundwa. Ibi biza kumutiza umurindi atangira gutandukira. Niba atari bimwe bavuga bati ukosa n'ukora. Tariki enye z'ukwezi kwa munani 2015 Murungi Sabin yakoze inkuru maze irahindukira nawe imukoraho. Uyu munsi Sabin yazindutse nk'iminsi isanzwe yitegura kujya mu kazi, afata breakfast acunganwa n'isaha ngo amasaha yo gutangira akazi atamufata. Maze ngo arangize gushyira ubupfura mu nda arasohoka arakinga ubundi ajya mu kazi. Ubwo yageraga mu kazi yafunguye mudasobwa ye atangira akazi nk'uko bisanzwe. Aha nibwo Murungi Sabin yicaye akora titire y'inkuru igira iti ubucukumbuzi ku bujura, gufungwa, ubutiriganya, ubwambuzi no gukundira kuri Teta Sandra. Nyuma yo kwandika inkuru nyinshi zigakundwa, iyi yo yari igiye gutoba byinshi byiza yari yarakoze. Iyi nkuru ikigera kuri Teta Sandra yarayisomye asanga yuzuye ibinyoma gusa. Niko guhita arega igitangazamakuru igihe.com n'umunyamakuru wacyo Murungi Sabin mu rwego rugenzura itangazamakuru RMC. Ari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko, Teta Sandra nawe batsinze igihe.com ndetse na Sabin wari umunyamakuru wacyo. Igihe.com bategekwa gukora inkuru ivuguruza iyo bari bakoze ndetse bakanasaba imbabazi Teta, ikindi bakamuha indishyi ingana na miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'iyi nkuru Murungi Sabin yakomeje gukora ku gihe nkaho nta cyabaye, ndetse nyuma aza no kugirwa umusesenguzi mukuru w'amakuru y'imyidagaduro. Ubwo iki gihe yakoreraga igitangazamakuru cyari gikomeye mu gihugu. Ariko wibuke ibyo natangiye nkubwira, Sabin yari afite inzozi zo kuzashinga igitangazamakuru mpuzamahanga cye bwite. Tariki 16 z'ukwezi kwa 9 2018 yasezeranye imbere y'amategeko n'umufasha we Raisa Gasagira. Umukobwa wari ufite ubwiza bwakururaga benshi, ubwitonzi bwe bukaba ikirango cye, umutima mwiza ukaba impano Imana yari yaramwihereye. Uyu mukobwa Raisa bakaba bari bamaze igihe kitari gito bakundana. Nyuma y'iminsi 45 gusa akoze ubukwe, Murungi Sabin yasezeye ku kinyamakuru igihe.com. Yari amaze imyaka igera kuri 4 akorera. Nyuma y'imyaka 8 akorera rubanda, Murungi Sabin yatangiye igitangazamakuru gikorera ku muyoboro wa YouTube ari Isimbi TV. N'ikinyamakuru cyandika Isimbi.rwa. Tariki 31 z'ukwezi kwa 10 2018 nibwo Murungi Sabin yashyize hanze ikiganiro cya mbere yari yarakoreye ku Isimbi TV. Ikiganiro akaba yaragikoranye n'umuraperi Oda Paccy wari ugezweho cyane mu itangazamakuru bitewe n'indirimbo ye yari yarise Ibyatsi. Nyuma y'iki kiganiro Murungi Sabin yakomeje gukora ibindi biganiro ndetse abantu ntibasiba kubikunda. Muri iki gihe inzozi za Sabin zari zitangiye kuba impamo. Ibikorwa by'uyu mugabo byakomeje kwaguka kugeza n'ubwo abantu batuye hanze y'igihugu batangiye kumugaragariza ingano y'urukundo bamukunda. Nyamara nubwo yakundwaga n'ingeri zose, nta muntu n'umwe wari warigeze guca iryera uyu munyamakuru. Kuko atajyaga yigaragaza kuri kamera, kugeza n'ubu hari benshi batarabona isura ye. Nubwo yakoze inkuru nyinshi nziza ndetse akanakundwa na benshi, ariko harimo abandi batamuciraga akarurutega, bamushinja ubuhemu, ubugambanyi, urwango n'ibindi byinshi. Ibi nabyo reka tubigarukeho. Mu mwaka wa 2022 Sabin yashyize hanze inkuru y'umukobwa witwaga Firdausi. Uyu mukobwa akaba yaravugaga uburyo Ndimbati yamusambanyije akamutera inda atagejeje imyaka ndetse nyuma akanga kumurerera abana. Iyi nkuru yatumye Ndimbati atabwa muri yombi ndetse atangira kuburanishwa. Mu rukiko Ndimbati yavuze ko yagambaniwe na Sabin akamwaka miliyoni 4 ngo adashyira hanze iriya nkuru. Ariko nyuma akisubiraho akamwaka miliyoni 2 kuko enye bari bazimwimye. Gusa n'ize 2 nazo Ndimbati yarazimwimye maze Sabin ashyira iyo nkuru hanze. Ibi byaremye umubano mubi hagati ya Sabin na Ndimbati, ubaho umwe yicaye ndarahaguruka akagenda. Si ibyo gusa kandi kuko Sabin yanavuzwe mu bibazo by'imibanire mibi hagati ye n'abandi banyamakuru bagenzi be, by'umwihariko umunyamakuru akaba n'umuhanzi Nyarwaya Innocent, abenshi bazi nka Yago Pondate. Nyamara nubwo hakosa ukora, abantu baruta ibibi. Ngibyo ingenzi wamenya kuri Murungi Sabin, umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa Isimbi TV na Isimbi.rwa. Umugabo utajya ukundira ubuzima bwe ko bujya bwa rubanda. Ararekwa ntashira, munyemerere duhinira.
tuzasubire ubutaha. Niba warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Niba utaranayikora ni wowe dutegereje. Nukunda iyi nkuru ukore like, comment na share. Njye wumvaga na Divine Reve. Hasta la vista.